Well, ikaze kuri igihe.com, ikaze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ariko nanone ikaze kuri igihe culture channel yacu ya YouTube. Nkuko mubizi niho mukura makuru y'ibyamamare, ibiganiro tuba twagiranye n'ibyamamare mu ngeri zitandukanye, music, cinema, tujya muri fashion, ari hose tujyamo kugira ngo duteze imbere uruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda. Uyu munsi nagiriwe ubuntu, nagiriwe amahirwe yo guhura n'umuvandimwe wanjye wa zamani yitwa Gisa Kinganzo. My brother, umeze neza? Is a fresh papa. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Ongeye guhura finally. Mbyishimiye by'agaciro. Uribuka hari ibintu njya nibuka ukuntu wigeze kuza kundeba ku isabukuru, bijya binezeza Nyamirambo. I know. Haciyeho imyaka myinshi, so iyo rero uwo muntu mwongeye mukahura biba ari ibintu oya zamani memories ni nyinshi, ntabwo ikiganiro cyarangira ubwo twasubira za bridge byaba ari binini cyane. Umeze neza ariko uri gusa neza by the way. Thank you so much no buntu bw'Imana. Mwe minsi uri kwiyitaho byatari ko mubiri ndi kwiyitaho, ariko nari maze iminsi mfite akantu kameze nk'ubunebwe bwo gukora siporo, kuko icyo gihe kiragira ku sportif barabizi, ariko ngiye kongera bibyutse, ariko ntabwo ari ubunebwe komite, ahubwo ni ukubera wenda ibintu ukuntu umuntu aba busy habona umwanya wo gukora siporo. Muri aba sportif babyita ubunebwe, ariko ntabwo uburyamye. Njye narabugize bwarameranye, ariko it's okay. Hanyuma ukunda gukora iyi siporo man? Nkunda gukora push ups, nkunda no kwiruka. Buri ukora cross cyane, buriya twirutse nanyaruka. I know. Umeze neza, Imana ishimwe. So indirimbo nshyashya reka mbari nayo meraho byatari, indirimbo yitwa Birabareba twasohoye kuko nigera Big Bro. Mwasohoye indirimbo yitwa Birabareba, ni imwe mu ndirimbo nziza. Narayumvisha ari audio, narebye na video mwa postinze visualizer, ndavuga nti kabisa ahangaha ni sawa cyane. Urumva ko ariko ubanza muri famille uri kambere, urumva ubyumva banzamo ariko no mwikipe abara abakinnyi banzamo akamona nje banzamo ko nayumvisha ari audio. Nyuma n'uyu munsi nayirebye ndavuga ntanga umuhungu wanjye agarutse mu ngamba. Yego. Byari bimeze bite kwisanga muri Kina Music by the way? Reka mbari homera kuko ni indirimbo wasohoye yakorewe muri Kina Music, ariko by'umweriko yanditswe na Clement. Byari ibintu bimeze gute kwisanga uri gukorana na Clement muri Kina Music? Mbere na mbere mbifata nk'umugisha n'amahirwe. Ikindi ni ikigero cyiza ngezeho mu rwego rwo kwigubotora inzira mbi, no kuba ndi mu murongo muzima w'urubyiruko rufite aho rushaka kugera. Ariko cyane cyane ni ikintu nshimira Imana, ni ikintu kidasanzwe kubona Kina Music ni inzu nini. Clement ni umupapa especially ufite umuryango, ariko nanone ni n'umuntu munini ufite itafari yashize kuri industry yacu kandi rinini. Kwisanga ndi gukorana nawe, kwisanga nshobora kugirirwa amahirwe akampa umwanya, akagirira icyizere impano iri muri jyewe, ni ukuri n'iby'agaciro, n'ibintu byankoze ku mutima. Ndabishimira Imana kandi nawe ndamushimira. Ndibuka kera yigeze kunyandikira, ni nanjye yandikira nambaza ariko ntabwo wandusha Gisa ahantu ari. Icyo gihe wari uri mu bindi ahandi ku ruhande, ntabwo turi bubigarukeho. Aza kumubwira nti ariko Gisa wamubona nko mu mezi 6 ari imbere, maze nabwo kubaza arambwira ati nta ribi nazo uzambwira. Aho ubera umuntu wanjye rero nta makuru utazi. Oya mafite aho ndi bubarize. Aho uziye nabwo namwe ntimusazi ko Gisa yaje atirahira nti nukuri kw'Imana atoke. Kuva icyo gihe nyine kugeza kuva mubwiye ko hari muhaye nimero zawe kugeza ejo bundi avuga ko mufite indirimbo, nta yandi makuru naherukaga. Gusa nari mbyizeye ko byanze bikunze ari icyo bizatanga. Igihe Clement yaguhamagaraga bwa mbere akubwira ati Gisa ndashaka ko tubona Clement, wenda simbizi uko byagenze, byari bimeze bite? Dusubize kuri call ya mbere cyangwa meet ya mbere yawe na Clement. Muri makeya Clement ni umuntu ngewe ku ruhande rumwe mwita Big Bro, ariko njya mwita n'umubyeyi, kuko ntabwo ari igihangano cya mbere nkoreye. Twakoze uruyenzi, one of the biggest indirimbo nini, indirimbo abantu bakunze, kandi icyo gihe ayikora
haciyeho imyaka irenga 10. yego So ntekereza yuko icyo cyizere aba yangiriye ni ikintu kinini yeme. Ni ikintu kinini ntabona uko nsobanura. Hari igihe nirinda no kubitekerezaho cyane, ariko naramukoshereje. Yamfashije muri icyo gihe ndi no muri Zagara mu bintu nkiri n'umwana, mu bintu ntazi, ariko yongera kugira wa mutima w'urukundo, umutima w'ubupfura undi muntu wese adashobora kugira. Sinzi nimba wabana n'umuntu, ni urugero, ntabwo namwibye ariko ni urugero ngiye gutanga. Sinzi nimba twabana ukanyiba like nkakomeza kwizera kubana nawe. Biragoye, ni bakeya bashobora kubikora, kuba bahereza umuntu amahirwe, ariko uburyo natanye n'uburyo ngiye kungirira icyizere, niho hajya haturuka ikintu mu mutima wanjye cyitwa kuba namwita umubyeyi muri kariyeri yanjye. Wowe wenda ntago abizi impamvu mbimwita, ariko nabaye nka wa mwana wari waratanye, wagarutse mu rugo umubyeyi akemera kongera kumwakira. Aguhamagara bwa mbere akubwira ati Gisa ndashaka ko dukorana, byarakoroheye kubyakira cyangwa waravuze utavuze? Mbere urumva najyaga nohereza n'utumesaje bro, gusaba imbabazi, kugaragaza ko hari umurongo urimwo. Ikindi Big Bro ni umugenius, uramuzi, nawe ashobora kumenya amakuru yawe, ushobora no kuba utabizi, akamenya ngo imyitwarire y'uyu muntu imeze gutya na gutya. Ntekereza ko kugira ngo nawe afate icyemezo cyo kuvuga ati noneho ibyo ari byo byose murumuna wanjye hari ibyo dushobora gukora, hari ibyo ndi kumubonamo kandi byaba yasangiza abantu kandi bakabikunda, reka tubikora. Ni icyizere, ariko nanone harimo n'imyitwarire myiza y'umwana, no guca bugufi, no kuba mfite intumbero yo kugera ahantu ngera. Birabareba yasohotse, ariko mu minsi ishize ubwo yayiturarikiraga yatubwiye ko mufitanye umushinga urenze umwe, mwari mufitanye icyo gihe yavuze indirimbo 2. Indi nayo yararangiye cyangwa ni igitekerezo cyo kuyikora? Twarayirekodinze, ariko Clement ni umuntu munini. Ntekereza ko kubera Imana agewe nakifuje ko ziba nyinshi, ariko nawe ni umuntu wifuza ibyiza kandi ni umuntu wifuza guteza imbere impano. Kandi ntekereza yuko iyo uteje imbere impano cyangwa iyo uzamuye impano, ushyigikiye impano, ni nk'umusanzu ushize ku gihugu. Ni ukuvuga ngo rero Imana imuha Imana imuha umugisha. Ari buri wese ari kwibaza Gisa, haba hari ibiganiro wenda byo ko yakwerekeza yaba sandi muri Kina Music, haba irumva iyo mukoranye indirimbo 2 biba binashoboka ko mwasinya, biba bishoboka ko muri mu biganiro, biba bishoboka ko ujya wumva wenda akanyuzamo. Uwo mujyo hari icyo utekerezaho cyangwa hari ibyo mwigeze muganira? Kugeza ubu ngubu Clement nabikubwiye ni umugenius kandi ni umuntu munini. Afite uko atwara ibintu, asigasira ibintu biri mu muntu, kuko ari byo bisa nkaho biba ari binini cyangwa biba bisa nkaho ari biri bimwe mu by'ubwenge, kuruta kwita cyane ku nyungu. Iyo witaye ku kintu gishobora kuguha inyungu cyane kuruta uko mushobora kugira ibyo mukora mushaka inyungu y'ako kanya cyane. So Clement ntabwo icyo gitekerezo ari akimbwira. Impamvu mvuze gutyo nuko nzi ko ari umuntu wagutse mu bitekerezo bye kandi umunyabwenge. Ntabwo ibintu byo gusinya biraza, ariko ikintu nkunda cyane, ahubwo se mwuka byarama nakoreka mbyihorera, gusa ikintu nkunda cyane tumwongoza gusinyisha ikintu oya biterwa na gahunda yiwe, kandi nuko ari kubona ibintu. Clement ni umuntu umaze igihe kinini muri ibi bintu kandi uzi uko abitwara. Ariko ikintu cya mbere impamvu mwita genius, ngira ngo uri kubyumva iryo jambo genius, nawe arabizi pe cyangwa arabyumva, n'undi wese arabyumva, nuko ari kwishimira gushyigikira impano iri muri ngewe kuruta ibyo bintu bindi, ibyo bintu byo ku ruhande. Ibyo bintu bishobora kuza nyuma, ariko yamaze kuvuga ati iyi mpano ya murumuna wanjye noneho iri ku ruhe rwego.
aho ni sawa bya hatari. Ni indirimbo abonye abantu bakiriye gutegesa kuko yasohotse uyu munsi kugeza n'ubu sinabireba. oya Isohotse nta mu na kanya message ndi kuri ariko RTV. phone yawe ngo ifite ikibazo wa mugani mu kanya ari kuzimiye Ntabwo ifite ikibazo, yazimye ku buryo ushobora kutabonye comment. yego yazimye. Noneho nari ndimo ndihuta cyane kugira ngo nawe nze Ugerere kukureba, hano, yeah. ngerere hano ku gihe, ubwo ndaza kubireba ibyo urabimenya byose. nyuma njye reka mbikubwire, nabonye abantu bayakiriye neza Urakoze cyane. nkurikije comment ndi kubona, nkurikije repost ndi kubona kuri social media, abantu bayakiriye neza. Mu minsi ishize waraje kubita indirimbo comeback, uranabimbwira wambwira uti ngiye gukora cyane ndeko nakora comeback, akusa naho ubanza byari bikugoye mu minsi yindi yakurikiyeho. Byagenze bitemene ukiza, hari ukuntu washyizemo akabaraga ariko usa naho ugudukiye hagati, byari bigenze bite? Oya, ntabwo nagudukiye hagati, ubicunze ukabireba wenda nuko byakurikiranye. Nuvuga ngo naraje ngerageza gukora mu mbaraga nkeya zanjye cyangwa nyinshi, kuko wareshyaga, kuko hari bimwe wowe bishobora kukubera bitoya kandi ari byinshi ku wundi. Yego, ndagerageza nkora igikorwa cya mbere, nkora n'ikindi mu mezi abiri mpitangirirwa amahirwe yo kwatendinga ibitaramo New Groove n'ibindi bitaramo nagiye ngira, kuko nagiriye umugisha mu mpera z'uriya mwaka. Yego, ngenda mbona ibiraka ariya kuri Zaria Court, yego, Kigali Universe, ibyo bitaramo byose narabyitabiriye. Urumva ntabwo nigeze habaho igihe cyo kuboringa. So mu gihe umwaka wari gutangira, nasubiyemo indirimbo yitwa Intwari Batinya ya Richard Nick Ngendahaye umupapa. Imana igumugisha, wakoze indirimbo nziza, indirimbo yampumurije nihebye, kuko hari igihe ndi muri kaminuza hakurikiye. Yego, hari igihe nicaraga nkigunga, nakumva iyo ndirimbo nkumva insubijemo imbaraga, numva nifuzije kuzayisubiramo ndamya Imana. Ntabwo ari ukuyisubiramo, buriya ntabwo nayikoze ngo abantu bayumve, buriya n'igihe wayikoreye abayumvisha ubwo bamfashije gushima Imana, ariko nayiririmbye. Richard buriya wigeze ubimubwiraho? Richard yaranabikunze, muha korabo, arayakira kuri Instagram, numva n'umugisha. Numva ndaneze. Azaza no mu kwa 11 mu minsi irimo. Byanga byakunda tuzabonana. Karabaye. Imana imuhe umugisha. Ko yabishyigikiye, hari n'undi wenda utari kubishyigikira, ariko kuba nshobora kumuha nka korabo kuri Instagram nawe akayakira, nuko yarabyishimiye. Imana imuhe umugisha nawe. Yego, ntago ari gucika intege cyangwa kuguduka nk'uko nari mbivuze, ahubwo wari ukiri mu ngamba, hanyuma hagatangwa na Kina Music Hit kunganira. Urumva iyo ndirimbo yari imaze amezi 2. No kuvuga ngo ubundi already dusohoye, usubiye mu ngamba zawe. Muri za ngamba zanjye. Ni sabya hatari. Man, indirimbo abantu barayisanga kuri platforms za Gisa Kingazo, mugende muyirebe, nimwe mu ndirimbo nziza. Ariko noneho reka nse nusimbuka ku ndirimbo, ahubwo ngaruke kuri game muri rusange. Mu gihe wari umaze utaba hafi ya game, ndavuga mbere y'umwaka ushize urangira, wasanze game imeze gute? Cyangwa n'ubu ngubu iyo witegereje ubona game imeze gute? Iraryoshye. Nicyo kintu cya mbere naheraho. Nubwo noneho isaba n'imbaraga, igasaba noneho no kumakinga sure ko uri gukora ibintu biri perfect, ariko binashingiye kuri display, binashingiye ku ndangagaciro. Yego, ariko ni game yazamutse, ni game irimo inyungu, ni game iri gukurikiranwa noneho byihuse, ni game irimo competition nyinshi, ariko nanone ikabamo n'ubumwe bwinshi kuba bishaka. Yego, hari ibintu uko biri kose nka bitanu wavuga wishimira kugeza ubu ngubu aka kanya, iyo urebye music industry aho igeze, iyo urebye umuziki muri rusange, nibe bintu bitanu wishimira pari raporo ya cyagiye mbere uko byari bimeze Gisa? Mbere na mbere ndashimira His Excellence ku nzu zitandukanye z'imyidagaduro yaduhaye. Yego, Imana imuhe umugisha, papa warakoze. ibikorwa remezo. Ikindi nuko
fame twagiraga kera muri za 2000 ubu yikubye nka 5 ubu umuhanzi aramenyekana ugasanga amenyekanye East Africa ugasanga Africa iramumenye nukuri nacyo ni muziki donc waragutse icya gatatu hari kugenda hazamo ikintu cy'ubufatanye tutagiraga nubwo wenda kiri kuza gake gake tugikeneye kugishiramo ingufu nyinshi ariko byibura urabona yuko harimo akantu ko gufatanya nimba uyu munsi mbonye Kivumbi na Mike bari gukora ibintu runaka ejo nkabona Platini na Nengabo bari gukora ibintu runaka bihita binyereka ko harimo ikintu cy'ubufatanye kiri kuza so ikindi kintu abashoramari cyangwa abo nakwita aba boss bari kugenda basobanukirwa agaciro umuziki ufite n'icyo ushobora kuzana nk'inyungu ku gihugu muri rusange n'ibyinshi byakwirabugaye itangazamakuru ryagiye ku rundi rwego naryo ryarakuze cyane Emi yabaye umubosi umuntu w'umukapo ngenda byumva hirya no hino n'abandi ntabwo babambeshya ni ibintu bigaragarira amaso Imana ishimye ko byagenze neza urumva ko hari urwego ibintu ibyo ari byose bimaze kugeraho yego ejo bundi nahoze nicara ndi gutekereza kuri Gisa ntabwo nkunda gutinda ku bihe byahise ariko nanone nkunda ko bavuga ko ujya gukira uburwayi ujya kugira indwara biragoye ko watera imbere wajya imbere utaza aho uvuye ntabwo ndi busubira inyuma muri memories ahubwo ndasubira inyuma mu buryo bwo gushaka kumenya Gisa mu myaka wamaze utari active cyane muri music industry mu myaka wamaze muri bya bindi twise ubuyobe ni nk'ibi bintu wumva waruzinze ni bintu uyirebye uvuga utisha narahombye kwera bitatu wenda none reka ndeke kubigira 5 wenda ikintu cyose kibera mu gihe cyacyo kandi burya Imana ikigutije ubuzima byose biba bishoboka ariko hari aho nagombaga kuba ntari yego hari ibyo nagombaga kuba naragezeho ntagezeho muri icyo gihe nubwo ngo mu ijambo rimwe nshobora kugusubiza hari igihe nataye icyo gihe kukigarura biri kunsaba guhatana nicyo naringiye umutima umwuka n'umubiri kandi birashoboka ko ushobora guca mu bihe runaka ukazaba umugabo ukomeye cyane kandi ugashima Imana ukaba umuntu nawe ufite icyo umariye abandi ariko ntabwo nabura kuvugamo ko icyo gihe cyatakaye ntabwo cyaba cyarabuze ahubwo abantu benshi banyuze muri biriya bihe urakoze cyane gukoresha ijambo rimwe nangwa bitatu ariko ubwo gisubije mu ijambo rimwe Imana ishimwe abenshi banyuze mu bihe nk'ibyo wanyuzemo gukira birabagora abantu benshi birabagora gukira niki kiri kugufasha gukira reka nkoresha iryo jambo hanze ho usanga n'umuntu ava mu bihe nk'ibyo akajya gushaka umuterapiste akajya kwivuza we niki kiri kugufasha bro n'ubushake bwo guhinduka nagize mbere na mbere yego hanyuma nsaba n'Imana kuntiza imbaraga irabikora ariko urumva haba harimo n'imbaraga zo gukomeza gusenga kugira ngo Imana ikomeze ntizizo mbaraga hanyuma amahirwe n'umugisha ukomeye wo kugira abajyanama beza especially nkawe Clement Lucky Bayingana abantu nkabo banyuzamo bakangira inama utuntu nk'utwo so iyo cycle rero kuyibamo bintiza confidence mbere na mbere itari yo kwiyemera yo kumva ko hari cycle y'abantu b'abapapa ndimwo ikindi nkandura character nziza zabo bigatuma ndushaho kuba umuntu nyine uri smart amazing reka ibyo bibazo mbisoreze kuri iki ngiki ni bihe bintu ubona Gisa yashyizemo effort mu guhinduka ni bihe bintu uravuze uti nasabye Imana guhinduka cyase nagize ubushake mu guhinduka ni bihe bintu wahereyeho uhinduka uvuga uti ibi ngibi kabisa nanjye iyo nice nkireba mbona narahindutse bro wenda rungano mu mbabarire sinkiboneka hari abantu bacomotse cyane okay. no kuri sinkiboneka
wenda bazi no kubivuga muri comment niyo n'ikiganiro sinkiboneka okay. ntabwo ngikunda kuba ndi muri pull up for nothing kuko sinkimwe ibintu bituma byo wajya aho binyobya like aho bari iki n'iki so ndi gufokasinga cyane kuri gahunda zishobora gutuma nihutishaho nakererewe no gukomeza gusigasira cya cyizere cyanjye muri industry no mu gihugu muri rusange. Amen. Hari umujene kuri iki kiganiro uyu munsi wagiye yishoye mu mayoga menshi kunywa inzoga sinjye simbifata nk'ikibazo ariko iyo unyweye nyinshi ni ikibazo tutaksemo utangiye kurengera bibaye bibi. Hari umujene uyu munsi wishoye mu biyobyabwenge, hari umujene wishoye mu ngeso mbi, hari umujene ugeze hahandi gise yarari mu myaka 6-7 ishize. Niki kintu wamubwira? Ikintu namubwira nuko iyo hari igihe nk'iyo umuntu amubajije nk'icyo kintu yego narabirenze singishaka no kubitekerezaho cyane ariko iyo umuntu ambwiye icyo kintu mpita ntekereza uburemere bifite nk'inama nshobora kugira urubyiruko ruri muri ubwo buzima ni ruhunge rudapfa. hari urupfu hari urupfu nubwo Imana yamfashije jewe ikandokora ni amahirwe ariko bahunge urupfu. Ibiyobyabwenge bitera pressure ukajya ugira ngo ni confidence, ukajya ugira ngo ahari ibyo uri buvuga abantu barabyumva kandi urahuzagurika. Ibiyobyabwenge ntabwo bituma ugira gahunda kandi si ya none iri kwihuta emi nta kintu wageraho utagize gahunda, nta kintu wageraho udafite discipline, nta kintu wageraho uticishije bugufi. Ikintu cya mbere ibiyobyabwenge bitera ahantu uzamenyera umuntu nk'ibiyobyabwenge aba yumva ari igitangaza, wabakaze aba yumva akaze yumva ntabwo kandi se byahe ubwo zikera iyo twagendaga twabyimyesha muri ari mu biryogo ukagenda rwose uri kugendera umva muri 90 nguri igitangaza kandi mu by'ukuri bro ibyo twumva ko turi byo kwa kundi uba wumva uri wa danje buriya mu by'ukuri ubutaraba we bitewe n'uwo wakagombye kuburiwe. Kandi buriya iteka ubuzima tunyuramo tubaho tugerageza niyo waragezeho kajana iteka you trying to get a best there harumva tuba tugerageza kugira ngo ugire ikintu wongeremo energy, wongeremo efforts bro. Harumva buriya hari igihe njya ndeba nk'urubyiruko rimwe na rimwe kuko njya nicara nanjye nkareba urubyiruko ruri muri ubwo buzima ruri guca muri ibyo bintu nk'ibyo naciyemo. Nubwo nabagiriye iyo nama yo guhunga umujinya ariko ikintu cya mbere burya biterwa nuko wahisemo. Ntabwo ushobora guhinduka utafashe icyo cyemezo. Yego wenda ngewe narakarazwe wanyujijwe ku ipanu nagiye gufata icyemezo habayeho urugamba rutoroshye wafashe icyemezo ku ngufu bikomeye n'ubu ngo ni Imana yavuze ati mwana wanjye ndakwibutse ariko bro iteka ntabwo ushobora guhinduka utashatse guhinduka. Yego kandi nta kintu na kimwe ushobora kugeraho utahindutse ngo ufite discipline n'indangagaciro nzima. Ushobora kuba ufite tala iteye ubwoba, ushobora kuba nigeze kumva stories z'umukinnyi nifuza no kuzaganira nawe sometime Kwizera Olivier ndeba na tala afite ndeba na opportunities n'ukuntu ayo ahora abona amerwe kubera Imana ariko ugasanga like hari ikintu bamuvugaho simbizi gewe neza ariko ugasanga discipline barayivuga biriya bintu nta kintu na kimwe ushobora kugeraho kubwo bumva bazamuganiriza ukamusubwira uti barumva twazicara tukaganira nkamubwira ati hari abantu babuze amahirwe yo kubaho. Yego aho Imana ikugiriye icyizere iguhaye impano kubera yuko urenzwe umugisha Imana yaguhaye, ni nko kurengwa umugisha Imana yaguhaye. Kandi buriya no kugira
iterambere abantu bagira mu buzima bro, sacrifice. Hari ibyo twigomwa kugira ngo tugire ibindi tugeraho. Yego. Imana ishimwe ko Imana izagufashe uhure nawe muganire wenda. Ariko so mugana uvuze kuganira nawe mpita nibaza hari nka gahunda ufite yo kuvuga uti ngiye nifuza kuzagira gutangiza nka campaign yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko cyane nko njye ntekereza ko nk'aba celebrities babinyuzemo cyangwa bafite uko babizi aribo bashobora gufasha mu kurwanya ibyo bintu. We hari igitekerezo cyabyo waba ufite? Mba mbitekereza ariko kubera ko wenda mfite amahirwe yo kugira abajyanama beza, Big Brother, Clement, nawe ndetse n'abandi, ibyo ari byo byose icyo gitekerezo cyaba kiza kuko ni umusanzu ufatika ku gihugu ndetse no ku rubyiruko. Ntekereza yuko binogejwe n'abantu bakabikora mu buryo bwiza, urumva byaba ari ibintu byiza cyane, byaba ari fresh bya hatari. For the last hari igihe tuvuga ngo muhunge udapfa hunga urupfu, uri kureba urupfu umuntu akagira ngo ni joke, akagira ngo ni theory. Gisa hari umunsi wigeze ubona urupfu imbere yawe Imana ikinga ukuboko kubera ubwo buzima warurimo cyane? What's happened? Cyane pe, kuko hari nk'igihe hahandi ushobora kwifuza gupfa, icyo gihe kikagera ukareba ukuntu abantu bagufata, ukareba ubuzima urimo utari bubasha guhita ubuvamwo muri ako kanya. Njye nigeze kubwira Imana ati Mana, aho kugira ngo ngume muri ubu buzima njye ntwara. Uri kumva icyo kintu? Numva neza ndambiwe ubuzima handi uburi, kuko hari etape ugeramwo bigasaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ube wava muri ubwo buzima. Kubivamo bikananira, ndi kureba ibyo abantu bari kumvugaho, ndi kureba hirya no hino. Donc ari societe ntiteguye kukwakira, nawe siniteguye kubuza kuva mu ibyo bintu ngo mburaho long mburaho nerekeza. Uravuga uti Imana ngereka mve muri ubu buzima. Imana yo mu ijuru ibifiteho umugambi umuntu wayo. Wigeze wakoze force yo gushaka kubwikuramo cyangwa? Cyane hano ugerageza buriya no kugira ngo mbivemo. Nicyo kintu Imana hari yarabonye, ikabona urugamba narwanye, ikareba ukuntu ndi guhatana no kuva muri ubwo buzima, ikavuga ati reka umwana wanjye mutize izo mbaraga abivemo, kuko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Icyo gihe ushaka kwiyambura ubuzima se, donc uvuga uti Imana twara umugaragu wawe, afite ubyumvishe neza, navuga ko ari igihe wigeze watekereje no kuba kwiyahura? Oya, ntabwo natekereje kwiyahura kuko abantu bamwe ibiyobyabwenge baba bikunda. Abarara buryo barikunda, mbese ubwo bapfa batabiwe. Utekereza gupfa ugahita wibuka, ugahita ubyibuka kugira ngo mfereka njye kunywaho bwa nyuma, ugasanga nyine bibera muri ubwo buzima. Ariko washyira ubwenge kujya watekereza ukavuga uti Imana igihe, kandi n'ubundi uri kwiyahura. Uri kwiyahura bro. Okay, reka nsimbuke, reka mpindure page. That time nikigera wenda hari igihe kizagera wicara uganiriza, kandi nagiye mbona n'ibiganiro byinshi wakoze n'ubundi uganiriza abantu babwiye ubuzima wanyuzemo. Ntabwo ari byo byonyine nashaka kwibanda, ahubwo nagira ngo dite twataka no ku muziki. Indirimbo nshyashya yasohotse, use turagenda tutayiririmbiye abantu, ntabwo byabura. Kwanza reka mpere kuri, ntabwo natinze nararirimba. What is the message there? The message was spreading love. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo y'urukundo, nayo ifite ikintu inigisha cyane buriya no muri society. Wa muntu ushaka kuntandukanya na Emi, tandukana, biramureba. Kuba ari inshuti yanjye bikurya, birakureba. Umukobwa wanjye naramukunze, namukunze, birakurya, birabareba. Niyo ngiyo nimba nisohoreye akaririmbo ukabura umuhetazi, birakureba. Okay, reka twirira akavasi. Nicyo mba mbarushe, reka mba nibereyeho bibera, uba witurije. mba niturije. Ubwo reka mbaye uwa mbere agiye kwiririmbira, ubwo se bwabigenza bute? uza gutera zabanshaka nzamurwanye yumirwe, ukunda zabuwanye, nshuti zawe zizabizange, tuzabana umere nka tatu, mabanga yacu nazabaye batatu. This is true, dasi nkuru
birabareba ngeze ahora nkureba sinoguheba bazahora basiba abyumvise ibanga imbere y'Imana yakubaye nk'impamba rurabo muranuhira. none ibaze harimo na biti bimeze neza. Angaha nicyo bita kapera cyangwa se ijwi ry'umuntu ukaryumva ari kuririmbira. Ni fresh bya hatari. Numvishemo urukundo ku mukobwa. Yego. Hari umwana w'inyarugenge se ugufashe neza muri iyi minsi? Cyangwa nabyo ntibindeba ntibitureba? Ntawe ariko sijya ntidukuze igihe birabaye nanjye wamuntu ntibikureba ntabwo bitureba akambibare nk'ibitandeba ahubwo twikomereza. Hari indirimbo Clement yakoze bya hatari abantu bose banakunda yitwa Uruyenzi bro. iyo ndebye urukundo nkunda njyewe birandenga nashaka inyicurano nkayibura nagutekereza kiniga kikanyica ariko nzagukunda kugeza imvi zibaye uruyenzi. Iyo niyo Clement yavuze ko akunda. Njye nkunda mfata mfite umutahe hano wo guhaza ibyishimo by'abantu. Njye mfite indirimbo zawe ebyiri nkunda. Nari maze kureba ngo ntaza kwibeshya ku mazina ariko nsanze n'ubundi ntari kwibeshya. Hari indi mu gihe yitwa Genda Ubabwire. Yego. Hari indirimbo yitwa Inkombe. Urumva ariko hakaba n'indi ndirimbo ya gatatu yo si yawe ariko nayo nkunda ni chorus y'indirimbo wakoranye na Jay Polly. Ikoso ariko sha ubundi izo ndirimbo ukoresha baza n'amahiganwa ya buri munsi nk'abatsinda nk'abadahari nimutwereke ibyo mwakoze. mpita ndeba video kubera ko bifite image. Inkombe ndi ku nkombe magaze unsunitseho gatoya nagwa mu nyanja y'urukundo rwawe. Katsoreze kuri Genda Ubabwire. Genda ubabwire kubona kunze nigeze nitakumabwire mama ubabwire kubona kunze atari marayika. Genda Ubabwire kubona kunze atari marayika. One of my favorite song by the way. Nimwe mu ndirimbo nge nkunda mu buzima bwanjye kuko hari igihe buri wese yisanga mu ndirimbo iyo nayisanzemo. Gisa ndasoreza kuri iki kibazo iki cyo nagikopeye aho uvuye mu kanya. Amen. Family yawe none reka niyizire ubundi sinkunda kubaza ibibazo bya family niyo mama ubwe ngo nagikopeye aho uvuye. Family yawe uyu munsi ireba Gisa Kinganzo. Uko biri kose niba nakabaye nkibaza ariko wowe iyo basomye mu maso ubona babyakiriye gute kukubona none Gisa uyu munsi paraporo ya Gisa bari bamaranye igihe? Nakishimiye ko namuze habakiriho akareba ubuzima ndimo agafatanya na mukecuru kunezerwa. Hagiye tabye Imana ryari? 2021. Uri mu bihe bigoye. Okay. Ariko mama wenda araza kureba iki kiganiro aranezerewe cyane. Arakunezerewe ratama si wishimye ariko bana arishimye bya hatari. Ubundi imbere najyaga mbura time yo kuvugana n'ababyeyi like ugasanga mugiye mu buzima bwanjye ariko nkajya mbura time cyane cyane abantu bari muri buriya buzima ntabwo bakunda gukwepa abantu niba bakunda kuvugana n'abantu. Yego cyane famille ariko uyu munsi no kuri kw'Imana Imana irabizi. Mama tuvugana kenshi nkanasimbuka nkamugeraho ngakomeza ubuzima gutyo akansabira imigisha no kuri
Imana ikomeze imuhe umugisha umubyeyi ku masengesho ye, ku rukundo. Mama ndagukunda kandi nifuza kuzatuma uzasaza byibura unezerewe ku bwanjye kubera Imana. kansoreza aho ngaho bigeze kuri famiye biba biri emotioneri, byatajya mu rugo muri bangahe men, murabana bangahe? 7. Niwe mukuru niwe muto? Ngendo wa 5. Imana ishimwe. Umukecuru uze kumudusuriza nugera mu rugo. Ndamuramutsa mama Emingo aragusuhuza. Uze kumunsuriza byatari manumva uko yiyumva ubu ngubu, kubera ko hari igihe ntekereza ko cyageza akavuga ati uyu ngo yaragiye tu, ariko uyu munsi aragufite. Imana yarabikoze. Gisa arahari. Gisa aduha indirimbo birabareba, mugende muyirebe on YouTube and platforms. Gisa ubutumwa ku bakunzi bawe bagukunda. Nubona amarira zinga mu maso yanjye rwose unyumve, sagahinda ahubwo n'ibyishimo yuzuye umutima wanjye, nibutse inzira sinzitane twanyuze mu njye nawe. Umva ndaza gogeje muyikurikirane, ni indirimbo nziza. Abakunzi banjye ndabashimira cyane ukuntu mudahwema kunshyigikira, ukuntu mudahwema kumba hafi, ukuntu mudahwema kunyereka ko mwongeye kunyakira, ukuntu mudahwema kunyereka ko hari icyo munyitezemwo. Nanjye ntabwo nzabatenguha, mukomeze mushyigikire. Streaming birabareba kuri YouTube no kuri digital platforms zose. Hose nitwa Gisa Cy'Inganzo. Hose nitwa Gisa Cy'Inganzo. Hanyuma abakunzi banjye mwese dufate ibiganza byacu tubyerekeze kuri Clement n'umuryango we. Imana imuhe umugisha cyane. Thank you so much Gisa. Thank you too. Kandi Emi nawe ndagushimira. Yego. Ndashimira igihe muri rusange, ndashimira itangazamakuru. Imana ibahe umugisha ku cyizere mwangiriye, nanjye ntabwo nzabatenguha. Murakoze. Wakoze cyane.